Serumu ihabwa abarwayi kwa muganga iyo yihuse cyane umurwayi aba agiye gupfa. Iyo ni imyumvire ihurirwaho n'Abanyarwanda benshi. Ubusanzwe ikizwi nka serumu hano mu Rwanda ni umuti w'amazi uba mu gicupa kinini cyane uhabwa umurwayi unyujijwe mu mutsi. Ukunze kwifashishwa kenshi havurwa abarwayi bagize ibibazo byo gutakaza amazi menshi mu mubiri. Iyi serumu rero umuvuduko imanukiraho ugenwa na muganga wayitanze. Muganga we ubwe ashobora guhitamo ko serumu imanuka yihuta cyane cyangwa se akayigendesha gake bitewe n'ingano y'iyo serumu ashaka ko igera mu mubiri ndetse n'igihe yagennye iyo serumu iraba imaze kurangirira. Nuko rero abajyaga babyitiranya bavuga ko iyo yirukanse umuntu aba agiye gupfa, ntaho bihuriye kuko umuvuduko serumu igenderaho ugenwa na muganga. Ashobora kuyigendesha gake cyangwa se akayihutisha. Nuko rero igihe uzaba urwaje umurwayi ukabona serumu iri kwihuta cyangwa igenda gake, ntukabigire impungenge, byose ni muganga uba wabigennye.